Turabasuje nanone tubaha ikaze mwebwe mukurikira inkuru Mpamo TV. Tuje twihuta cyane muri studio z'inkuru Mpamo TV kubera amakuru atugezeho atunguranye niko navuga, ndetse n'ibindi tugenda dusesengura mu kanya gato yakari imbere kugira ngo tubabwire uko ibintu byifashe n'ahandi twerekeje. Ni muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Imirwano hari ibice M23 imaze kongera gufata, iri kugenda ibyongera umwanya ku mwanya muri Uvira. Ibi bintu birashuri iki cyangwa se birerekeza hehe? Hanyuma abarundi ibujumbura bari mu kiriyo gikomeye cyane, abarundi bakomeje kugenda bapfira mu rugamba rwa M23 ku bwinshi pe. Uraza kumva uko kugeza ubu ngubu noneho bimeze n'uburyo ari kugenda bapfa, turaza kubikubwira, ntago twavuga gutyo gusa tudafite gihamya cyangwa se ibimenyetso. Hanyuma tuze kurebera hamwe nyuma yuko M23 ibonye musada, ubundi banavuga ngo iyo musada ubundi ni yihe, bimeze bite, urugamba ruraza guhinduka gute, cyangwa se iyo musada yabatangiye no gukoreshwa byifashe bite. Byose biri muri aya makuru, ntimuze kujya kure, ayo ni mu ncamake. Reka mbanze nakire Nikora umeze neza. Yego. Ndabona rwose nta kibazo na kimwe ufite imyuka. Hanyuma bwana Nikora, navuze mbona wegeranya amakuru agiye atandukanye, ariko nubwo tuza kubabwira ibigezweho muri iyi mirwano, turaza kurebera hamwe uburyo rwose abantu bakomeje kugenda bashira muri iyi mirwano pe ku bwinshi cyane. Ubwo ngira ngo sinzi niba tuza guhera ku bice M23 iri gufata, ariko turaza no kujya kuri iyo ngingo turebe ngo ubundi abarundi kuki bakomeza kwizirika muri iyi mirwano nyamara kugenda bahatikirira. Urakoze cyane, reka duhere ku barundi barimo bagenda batikirira muri iyi mirwano mu gihugu cy'u Burundi, nyuma yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi bagiranye amasezerano y'ubufatanye mu bijyanye na gisirikare. Igihugu cy'u Burundi cyahise gitangira kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ubwo bagiraga hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo byabashije kubahira, kubera ko bagiye bahura n'ibyago byinshi cyane bikomeye by'imirwano yagiye ibera muri turiya duce. Hanyuma akaza gutsikirira abarundi benshi kugeza n'ubu ngubu hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri turiya duce tw'Indondo ndetse no muri Minembwe, no muri Uvira. Igihe Uvira M23 yayifataga ikongera ikayivamo igice kimwe ikagiha ingabo za leta, kugeza ubu ngubu hariya muri Minembwe ndetse no ku Ndondo niho hantu harimo gutsikirira ingabo z'Uburundi. Abasirikare b'u Burundi benshi ku bwinshi, harimo haragenda nabwo abasirikare b'abarundi benshi ku bwinshi, kandi bari abasirikare barimo barapfa nk'abantu batazi icyo bagiye kurwanira, barimo bararwana nk'abantu batazi objectif yabajyanye, gusa barimo baragenda bapfa ari benshi. Sinzi niba ari kubera kurwanira mu duce batamenyeye, sinzi rwose, kuko wabonye ko mu makamyo ari kugaragara atwara imirambo amenshi n'ayatwara imirambo y'abasirikare b'u Burundi benshi. Niyo mpamvu mva byanateje impaka mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura, niyo mpamvu navuga ngo byaciye igikuba cyangwa se hari ikiriyo cyane, kuko baba abasenateri baba abadepite ndetse n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Burundi barimo nk'amashyirahamwe nka za Fokode bahagurukiye neva bavuga bati se nibura niba kuvana ingabo mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo byarakunaniye cyane ko icyo turwanira kitumvikana, ntabwo ushobora no gufata ikiruhuko, kuko ubundi mu bwana Nikora iyo igihugu cyohereje ingabo mu gihugu runaka kurwana, ubundi iyo kibona ko ibintu bikomeye bafite ukuntu bafata nk'ikintu twakita nk'ikiruhuko bakiheza. Ujye ubona za Malawi, za Tanzania, hari igihe cyageraga bari hariya muri Kongo bo bakivira mu rugamba, ukumva ngo hagiye kurwana gusa za FDL za FARDC za kizose, ariko kugira ngo bazigame abasirikare babo. Igihugu cy'u Burundi cyo aho kugira ngo gikore icyo kintu bakomeza kugenda bongera bohereza abandi, n'ubwo bari kohereza abandi, turaza kugenda tubigarukaho. Sinzi rero impamvu Neva akomeza kugenda yohereza abasirikare b'uburundi nyamara n'abandi bakomeza kugenda bapfa, nyamara ibyo barwanira nyine nk'uko abarundi babivuga bitakomeza kugenda bigaragara. Kugeza ubu rero bwana Nikora, situation imeze ite muri Kivu y'Amajyepfo, usibye ahangaha ku Ndondo waruvuze, ahandi hari kugaragara ikibazo cy'abarundi bari gupfa ni hehe? Urakoze cyane. Ahandi harimo kugaragara ikibazo cy'abarundi bari gupfa ni muri Minembwe, mu duce twa Zagakenke, Karingi, Bidego, Irundo, Karongi, Mikenke ndetse na Rugezi. Aho ngaho harimo haragenda hagwa abarundi benshi cyane batandukanye. Bishatse kuvuga ko sinzi impamvu abadepite abasenatere niba ari uko basabye perezida w'u Burundi bakamusaba bakamubwira bati kuki bohereje abasirikare muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo utabashije kubicisha mu mutwe w'abadepite ndetse n'abasenatere, byemezwe n'inteko ntiyabasha kubumva. Abadepite ndetse n'abasenatere ntibarimo kubyumva neza cyane, kubera ko bamaze kubona ko barimo bahomba abasirikare benshi cyane barimo bagwa muri turiya duce. Abana b'u Burundi bari gupfa, ariko bakavuga ko nta mpamvu bumva yakabaye ituma bapfa. Ari abadepite barimo barabivuga, ari abasenatere barimo barabivuga, ari abatavuga rumwe n'umutegetsi barimo barabivuga, ndetse bamwe mu gisirikare ubu ngubu basigaye babohereza bagahita batoroka igihugu bagahita bigendera, kubera ko bazi ko bashobora kugera hariya muri turiya duce bakabasha kuhagwa.
gusa hariya muri iriya misozi miremire ya Minembwe mfite amakuru hano twahawe na bamwe mu baherereye hariya muri FRDC igihe bakoraga statistique y'abantu bamaze kugwa hariya muri turiya duce by'umwihariko batubwiye totale y'abarundi niba tuvuga gusa dufite n'iy'abama 23 ndetse na twirwaneho tukagira n'iy'abahibu n'iy'abamayimayi turayifite iyo tudafite ni ya FDLR FDLR nibura ku Barundi kubera ko Burundi nibwo turimo tuvugaho cyane turabwibandaho ku munsi w'ejo nitugaruka tuzavuga kuri mama 23 na twirwaneho nayo tuzayigarukaho cyangwa se tuvuge no kuri za mayimayi uko nabo barimo bagenda bapfa kuri ubu ngubu noneho abarundi mvuko totale ihagaze mikenke guhera mu minsi ine ishize haguye abarundi bapfuye ni 80 point 0 mu minsi ine ishize haguye 90 abarundi gusa mukoko haguye 35 gakenke haguye 11 bidegu haguye 22 rugezi haguye barindwi ubwo abafashe matekwa ntabo dushizemo kubera ko imibare yabo iragoye kugira ngo tubashe kumenya abafashwe miri ndetse n'abambuye intwaro ntabwo apfuko baba n'abadepoje intwaro bakabasha kwiripotinga urumva ngiyi imibare yose y'abantu bagera kuri 330 mu gihe gito cyane kandi mu gihe gito cyane mu minsi ine gusa urumva ko hari muri kiriya gihugu cy'u Burundi kandi n'igihangakishije cyane bwana Nikora muri abo ngabo harimo n'abo ofisiye cyangwa se abandi bafite amapeti yo hejuru yego harimo aba ofisiye tunabwira amazina ntabwo ari ibihimbano twagiye tubabwira amazina rwose ba majoro kanaka nari kwibuka aka kanya ko twagiye tubabwira mu nkuru zatambutse bagiye bitwa bandi kumana bagiye bagwa muri iriya mirwano n'abandi benshi urumva ko rero igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda gitakariza abasirikare benshi hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nyamara nubwo bimeze bityo bari gukomeza gukora amaramforo bazana ahubwo abandi barimo barakomeza kuzamuka n'undi bazamutse cyane bazamutse ku bwinshi kubera ko ntabwo Evariste Ndayishimiye ndetse n'abadede ntabwo barabasha kugera kuri objectif nk'uko babisezeranyije execute akaba ariyo mpamvu barimo bakomeza kuzamura abasirikare kandi bari abasirikare babo barimo bazamura nta kintu na kimwe nta musaruro barimo batanga ako so ndikora n'ibice bari gufata bari niyo mpamvu nigeze no kumva ko geze kumvuka amakimbirane umwaka ushize sinzi niba n'ubungu byaravuzwe Kisekedi na Neva bashwana Kisekedi amubwira ati se ko wanyemereye yuko ugiye gufata ibice bitandukanye none naho naguhaye ngo uhagenzure nka zarubaya kwa hakwambuye ubu ngubu amafaranga ndi guhinga abo zawe cyangwa ndi kuguha ari gupfiki nawe arakomeza kumwizaza ati nyamuneka muhaye igihe ngire gutye nizirike turebe ko naza n'izindi ngabo nyamara tuzakora akantu ariko kugeza n'uyu munsi rebe igihe kirirenze ntacyo ingabo z'urundi zirakora hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo usibye kugira gute kwatakariza ubuzima bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo irakomeza gushuka Burundi kandi abasirikare benshi barimo bapfa n'abasirikare b'u Burundi kubera ko ndakeka muri zirangabo zose zirimo zirwana hariya FDLR ntabwo bayishiraho igitutu ngo ibashe kubyemera FDLR urumva ifite n'amayeri menshi yaranahabaye n'amashyambizi n'ibiki byose ntabwo bayishiraho bariyoberanya bakigira abafadese biragoye ko nyine bapfa cyane nkuko tubona abarundi ntiwabashiraho igitutu ngo bizakora ubundi usibye abarundi abandi bakurikiraho numva bavugwa ni Wazarendo Wazarendo abasirikare nyine usibye Wazarendo nabo ntabwo babashiraho igitutu ngo bikunde tibishoboka ariko nabo barapfa burya barapfa cyane nyuma y'abarundi bivuga ko Wazarendo nabo ari bapfa benshi burya bwana Nikora ukurumva nabo ntago ari abantu bafite FRDC bo buriya tibajya bapfa impamvu nihe barahunga iyo babona urugamba uranababwira ngo bajye kurwana bakanga abita katanyama rwose ngo bisubirira inyuma cyangwa se bakisigarira ku ma bose bajya bisigara ku ma office urabamanura abajyana no mu ishyamba ati tumanuke tujye kurwana umwe akajya yinjira mu ishyamba agasubira inyuma ndakinjira ari agasubira inyuma ajya kwireta uruva mugasanga mwese muhuriye mwika kandi ntabigeze bagira gute ntabigeze barwana uvuga ngo katanyama kugeza ubu ngubu niyo kurwana ajya yiyambarira training imbere agashiramo agatishati kagisivile yabona urugamba rurakomeye agahita akuramo uniform akisigaranira iyimbere imbonda agahita yiterera aho ngaho kigendera akigira umusivile tayari akigira umusivile uko niko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko nguko zijya zikora niyo mpamvu rero usanga ba FARDC bo bapfa cyane bapfa gakeya nuko nguko rero bimeze bwana Nikora sinzi niba twahita tuva kuri kibazo cy'abarundi nta kibazo reka tukivaho dukomeze hariya twinjira hariya muri Mitamba muri turiya duce tw'indondo turimo turakomeza kuberamo imirwano cyane dore ko barangije kwigarurira utundi duce dutandukanye
dutandukanye ni ukuvuga ngo hariya muri Uvira ma 23 ikomeje kwigarurira uduce twinshi dutandukanye. Utwo duce twinshi irimo gukomeza kwigarurira n'uduce duherereye mu misozi miremire y'Indondo. Hariya muri turiya duce tw'Indondo abantu bajya kunda kwitiranya Uvira ya centre ndetse na Uvira territoire. Yego biratandukanye. Igice kinini cyane kiba muri Uvira y'imisozi miremire niyo hakunze kuba igice kinini cyane. Ariko ikindi gice kikaba muri Uvira hano mu mujyi ndetse na Plaine de la Rusizi. Gusa hariya muri Uvira mu mujyi Indondo nayo iri muri Uvira. Iri muri Uvira. Indondo iri muri Uvira. Bagiye bavuga ko abenshi nyine batabizi bavuga ko iri muri Fizi. Kahise byo. Na Bijombo buriya Bijombo nta nubwo sinze ahantu sinibuka ahantu Uvira ihurira n'Indondo ariko buriya Bijombo nayo iri muri territoire ya Fizi. Ugahita ukomeza ndetse wagera hariya muri za Mikenke ugahita ukubitana na territoire ya Mwenga. None wakomeza hariya muri za Rwitsankuko za Point0 za nani za Ruhinamavi turiya duce tundi ya misozi kuberamo imirwano muri iyi minsi. Turiya duce natwo twongera twa muri territoire ya Fizi na za Rugezi turiya twa muri territoire ya Fizi. Za Bidega aho ni muri Fizi. Ni muri Fizi. Ariko noneho hariya ku Ndondo niyo harimo habera isibaniro cyane. Reka tuhagaruke rero M23 ngo ariko yakomeje kugenda ihafata ibice. Yakomeje kugenda ihafata ibice byinshi bitandukanye hariya dore ko ku munsi w'ejo yari yigariye uduce twinshi dutandukanye ariko kugeza ubu ngubu hari utundi duce twinshi yakomeje kwigarurira hariya. Sinzi niba twatubabwira kugira ngo abantu babashe tutunyuremo gato uko bimeze. Yarangije kwigarura uduce twa Canzovu za Masoro za Kajembwe Gahuna Mugogo Mwishenge mu Bugogoma Kanogo ndetse na Kanono. Aho hose hari maboko ya M23 harimo yese utwo duce niwo ni mama 23 natwirwaneho niwo bafite turiya duce nibo barimo bagenda bagenzura turiya duce cyane kubera ko barimo bagenda birukana ingabo za 20 za FARDC FDLR na Wazalendo bakomeje kubirukana cyane mu duce twinshi dutandukanye. Umuntu akibaza ngo ese uri bizagera igihe ingabo za FARDC nazo zitangire kwigarurira uduce dore ko hariya mu misozi miremire n'imembwe uduce twinshi twari twarahiye imihana myinshi yari yaratwitswe n'abamayimayi b'abapfurero igihe abanyamurenge bari batarayikusanya ngo babashe kugira uriya mutwe watwirwaneho. Igihe umutwe watwirwaneho wavukiye ndetse bakabasha kubona ibikoresho byinshi bitandukanye ntabwo habe na rimwe bongeye kugira gute bongeye kwigarurira utundi duce. Rero uko biri kose M23 ukurikije uburyo iri kurwana abenshi barahamya ko rwose iri gusatira kuba yakisubiza Uvira hatagize igihinduka ikomeje uyu muvuduko cyangwa se wenda ntinageyo kuko M23 nabwo ari giye ikora ikintu abantu gasanga bavuze ngo igiye gufata igice runaka ikongera ikigarukira ikomereza izindi gahunda cyangwa se kajya gufata ahandi. Byajyaga bibaho cyane za Goma ukumva ngo noneho ngo M23 ngo yafashe Goma ngo noneho ngo yageze mu marembo ikongera ikisubira ikajya kwifatira za Sake za Masisi Centre ikigira Rucuru za Nyanzare za gutyo. M23 ifite uburyo rero muri gahunda zayo za gisirikare twebwe tuba dutekereza ariko nanone iyo uri kureba umuvuduko urebaho ibintu bigana isaha n'isaha urebye neza Uvira ishobora kuba yafatwa yabatombe ikongera igasubira mu maboko ya M23 kuko n'ubundi ntabwo ayire kwitsinzwe ubundi baharikuye ku neza avuga ati rwose nimufate n'inzara z'ibiganiro tugamije ni diplomasi na politike nta kundi ntabwo baharikuye kubera ko abarundi na FARDC cyangwa se na FDL babakubise ni uburyo bw'ubushake bwa politike. Ngira ngo bwana Nikora reka tujye kuri iyi ngingo nayo tureba ngo hari amakuru agaragaza ko ari kuvuga ko M23 burya nayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi iri kugenda ibona na Musada riko na Musada si Musada bari kwifasha kuri uyu muvuduko iriho cyangwa se ntabwo irabasha kuyibona bimeze bite? Ndakeka ko iyo Musada yabanje kuyibona twumvishe abapfurero bataka muri za Rurambo bavuga bati ingabo za mama 23 zarangije kugera mu duce twinshi dutandukanye ati batambutse mu Rurambo baragenda bagera ikayabo bayishinga hariya mu kumurambya ati baza kuva hariya muri turiya duce twazamurambya bamwe berekeza za Minembwe hari nabo barwanye hariya muri Mikenke ku munsi w'ejo hari nabo barwanye hariya muri Mikenke kuri uyu munsi barahava abandi berekeza hariya za Mitamba ari bo barimo bakomeza kurwana hariya muri turiya duce nyuma yuko iyi Musada bamaze kuzibona gusa hariya muri Minembwe ntabwo Musada irahagera iracyari nkeya cyane ntabwo iragera hariya muri Minembwe irimo irarwana hariya muri za Mikenke
kandi buriya ntiwakwihutira kujya muri Minembwe ugomba kubanza guproteja ico bita Mikenge. Hanyuma iriya musada kuba barayibonye bifite icyo bivuga kandi bifite n'icyo bisobanuye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urabona hariya muri za Mitamba icyo bishatse kuvuga bivuga ko hariya Mitamba nta kindi kintu wahakorera. Ingabo za M23 zarangije gufunga uriya muhanda. Nimba zarangije gufunga uriya muhanda mu gihe ingabo za FARDC zashaka guhunga ziva muri turiya duce twaza Mikenge nta yindi nzira zisigaranye inzira ya point 0 nizinahunga zirahunga zerekeza hariya muri turiya duce twa point 0 kandi nayo mahirwe bayagize ari ukubera ko ingabo za M23 zazamutse zikaza gutanga musada muri turiya duce tw'imisozi miremire ya Minembwe naho hakabaye hafunze rwose. Nuko rero bimeze kugeza ubu ngubu M23 ikomeje kurwana yerekeza nyine cyane hariya muri Uvira ariko nyine no muri Mikenge nkuko twababwiye na za Gakenke naho imirwano ikomeje kugenda ikaza umurego. Niyo kintu twabasha kubabwira. Ahandi havugwa imirwano kugeza ubu yahagaze ni Nyabyondo muri Masisi ni zahoza ndo zahaje ariko M23 yazikubise bya bitero shuma byabo bisa na hari ukwiba ubu bahavuye rero harimo n'ubundi M23 nuko nko ku rugamba rumeze cyangwa se ibintu byifashe ngira ngo bwana Nikora twasoreza ha. Yego reka ngushimire cyane ukomeze kugira ibihe byiza. Urakoze nawe. N'abadukurikiye mugira ibihe byiza mukomeze kudushyigikira cyangwa se mu hafi yacu. Imana ibarinde cyane.